Haleluya, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV, aho muherereye hose, amahoro y'Uwiteka Imana abane namwe, kandi Uwiteka Imana abashyigikire. Njya nkunda kubashishikariza gushima, nkababwira ngo umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibereye muri uwo munsi ntibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi, ariko ibereye muri iryo joro ntibise. Wowe wabonye ari amahoro muri byose, shima Imana muri byose. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, tugiye kumanza twashima Imana, kuba ugihumeka umwuka w'abazima si ubwiza, si uburanga, si n'icyubahiro, si uko uzi gukiranuka cyangwa se gukora imirimo myiza, ahubwo ni imbabazi Imana ikigufitiye. Wowe wabonye ubyutse bikemera, ukumva inyoni zo mu ruturuturu, ukabona urahagurutse biremeye, shima Imana muri byose, kuko hari abashatse guhaguruka biranga, hari abari bafite gahunda kugira bazijyemo biranga, wowe wabonye byemeye, shima Imana muri byose. Tugiye gusenga Imana, tumaze tuyishime. Mfasha gushima kuko ni ishimwe rikomeye kuba uri guhumeka umwuka w'abazima, kandi hari abari guhumekera ku biciro bitandukanye. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe. Muririmbyi araririmba ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Mana ndakwinginze iyi saha rero ubane natwe, turakwinginze ijambo tugiye kuvuga reka rigire aho rikura abantu, rigire n'aho ribageza, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Reka mbonereho gusengera n'umuntu wese ufite ikibazo. Ijambo ryawe riravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nitugusange uturuhure. Hari byinshi bituruhije, hari byinshi bitunanije, ndakwinginze ntuceceke kuri buri muntu wese ufite ikibazo. Ijambo ryawe riravuga ngo ntuceceke kandi ntuhore. Nyemerera ntuceceke buri kibazo cy'umuntu uri bwumvire ijambo. Reka urengere umuntu urwaye, reka urengere umuntu ufite ibibazo, reka urengere umuntu ufite amadeni, reka urengere buri muntu wese byayobeye. Uri Imana itajya ibura inzira. Umuntu ashobora kugenda akayoba, ariko wowe uwo uyoboye cyangwa uwo ushigikiye ubihagararamo bigakunda. Nyemerera wigaragaze, uganze ukora imirimo n'ibitangaza. Umuntu wese uri bwumvire ijambo, ufite ikibazo cy'uburwayi, ndacecekesha imbaraga mbi zose z'uburwayi. Acyumvira ijambo reka ahaguruka aho yicaye, acyumvira ijambo reka ahaguruka aho aryamye. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana itureberera ku manywa na nijoro. Ndakwinginze urwanirire buri muntu wese, urengere buri muntu wese uri bwumvire ijambo ryawe impande enye z'isi. Mana reka ntuze, ariko we ntutuze. Mu izina rya Yesu Kristo, amena amina. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri mu Kuva, umurongo umwe gusa niwo tugiye kumva. Kuva 12 umurongo wa 2. Hari umuririmbyi ukunda kumfasha wa wokovu y'igiswahili ivuga ngo sitasumbuka, ngo kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Umuntu ashobora kunanirwa kwikorera umutwaro wawe, cyangwa se akamanika amaboko akavuga ati ndananiwe, ariko Kristo ntazigera amanika amaboko atarakurengera. Imana itugirire neza, kandi Imana nticeceke mu byawe, kuko niyo yakwikorera umutwaro wawe ikawushobora. Umuntu ashobora kukwikorerera ikibazo yagera hari imbere akavuga arananiwe. Umuntu ashobora kukwikorerera ibyawe yagera hari imbere akakuvuga, ariko Kristo ntazigera abwira umuntu ikibazo cyawe cyangwa se agitangariza abantu. Azagikemurira babone baratunguwe, bo bari bazi ko uzaheranwa n'icyo kibazo. Iyo ndirimbo ikavuga wokovu iyo ndirimbo ya wokovu hajya avuga ngo maua yote anayavika na ndege wote wa anga, ngo indabyo ngo ndetse n'inyoni zo mu kirere zirabaho zikambara, zikaberwa, zikarya zidahinga. Ese wowe ukorera Imana
cyangwa se wubaha Imana, nubwo usa nk'aho utagaragara ariko imbere y'Imana uri uw'agaciro. Kandi imbere y'Imana, umuririmbyi araririmba ngo imirimo y'abera izibukwa. Imbere y'Imana ijya yibukwa. Umuntu ashobora kutibuka ko wamugiriye neza, umuntu ashobora kwibagirwa mu kanya gatoya, kubera ko umuntu ari umuntu. Umuntu ashobora kugera hirya akakwereka ko mwari mufatanyije mu mubabaro, yagera hirya akakunegura, ariko Kristo ni wenyine niwe wikorerera umuntu umutwaro. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iri jambo ni ryawe ry'uku kwezi. Nubwo tugeze muri aya matariki, Theo yararirimbye ngo ntakura ahantu Imana itakura umuntu, kandi nta n'ahabi itakura umuntu. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndagutangariza, wumvire ijambo muri uku kwezi. Ni uko hari ubutabazi muri uku kwezi, ni uko hari ukugirirwa neza muri uku kwezi, hari ukurengerwa n'Imana. Abantu bashobora kuba baramanitse amaboko ku bwawe, abantu bashobora kuba baribagiwe, ariko umva ijambo rya nyiri ijambo. Iri ratubwiye ati ngo uku kwezi kuzababere imfura. Haleluya! Uku kwezi kukubera imfura mu kuruta amezi uciyemo. Ucyumvira ijambo ngo imfura y'amezi kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Haleluya! Iryo jambo ryonyine rirahagije. Ni ukuri Uwiteka Imana ijambo rye yavuze. Umuririmbyi araririmba ngo imvugo yiwe ni ihamye, ngo kandi n'ibihamya birahari. Igisigaye ni ukugushyiriraho ibihamya, wowe ugire kwizera. Shalom shalom.